Congratulations cyane, reka mbanze ngushimire niba waranyumvishe neza ugakora iyi project yitwa Vertus Airdrop. Hari abayita Vertus, hari abayita ibiki, ariko uko wayita kose icy'ingenzi nuko wanyumvise inama nagiye nkugira ukayikora. Ndakeka ari nge mu blogger w'umunyarwanda wavuze kuri iyi project, sinzi niba hari nabandi, ariko iyi project twakoze tuzi neza ko nakabuza izaba listed ku itariki 12 z'uku kwezi kwa mbere. Niyo project igiye kubimburira izindi naho zembivuga cyane. Uri kubona ko hano ndi ni muri Telegram announcement channel yabo yitwa Vertus Foundation. Uri kubona ko bari kuvuga ko bazanye product nshyashya, bavuze ngo long anticipated product beta token swap exchange live. We are ready to announce that token swap exchange is now live in the Vertus app. You can buy or sell VAT tokens directly. This is the first platform where VAT can be traded for ton. Mbere yuko batubwira exchange zizarestinga iyi coin, navuze ko bishoboka kizana ba listed kuri Binance, ibintu bizatuma igiciro cya coin kizamuka hejuru, dore ko ari nayo mpamvu byatumye itaba listed ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2024. nuko nyine bari bakiri mu biganiro n'iyindi top tier exchange tutaramenya neza, ariko nahereye kera mubwira ko iyi project ishobora kuba listed kuri Binance kuko iri strong. Ndetse uri kubona ko mbere yuko badutangariza exchange zizayilistinga, ushobora kuba wanyura hariya muri Vertus app ukaba wagura cyangwa ukagurisha VAT point. Hano bavuze ngo this feature eagerly waited by our community marks major milestone in the growth of the Vertus ecosystem. For now, Mint is available exclusively to users in the first round cake with full access opening post listing. Ndetse bakomeza bagira bati this was the final step in our preparations for the listing, and now we are ready to launch everything in processing smoothly, and very soon you will be able to choose which exchange you would like to use for your pre-deposit. Bakavuga ngo listing izaba ku itariki 12 z'uku kwezi kwa mbere, hazaba ari ku saa 7 kuri UTC time. Reka twiyizire kuri Vertus Airdrop, mwereke uburyo ushobora kuba wagura ukagurisha Vertus coin zawe, nubwo nabikugiramwe inama tegereza official listing ibe. Nanone navuze ko utaratsinda neza niba waranashyizemo imbaraga muri iyi project ntago uragera kuri final point. Hari steps zindi usabwa gukora, niyo mpamvu usabwa kwitegereza iyi video niba warashyize imbaraga, niba warashyize umwanya wawe muri iyi project. Ndagira ngo urebe iyi video witonze, hari task z'ingenzi ukwiye gukora zizakwemerera kubikuza. Nk'ibisanzwe turaza hano kuri collecting reward from Iceland cyangwa Ireland, hanyuma dufata hano hejuru tumanure gutya twongere tubikore kugira ngo tugere hano. Mbere na mbere uri kubona ko hano hariho portfolio, bakatwereka ton coin 10 USD ndetse na not coin. Bishatse kuvuga iki? Nubundi iyi VAT ishobora kuzakora exchange, airdrop ishobora kuzakora exchange kuko mwabonye ko ifite address yayo. Nge noherejeho ton coin, mwarabibonye nizi zisigayeho hano ni nyeya nizo noherejeho, ndetse uri kubona ko n'izindi coin mu minsi mike urajya ugenda uzibona hano. Iyo uje hano kuri storage uri kubona ko bashyizemo iyi swap icon, mbere ntayabagamo. Iyo kanze kuri iyi swap button ushobora kuza hano kuri create order, hanyuma bakakubwira ngo hano shyiramo igiciro ushaka kugurishaho token zawe. Wenda niba ngiye nshaka kugurisha kuri 0.01, ubwo ni ton coin, ariko okay ngashyiramo ingano, ngashyiramo wenda Vertus token 100 karizo nshaka kugurisha, imwe bakayigura kuri iki giciro. Byumvikane ko ubwo zose bazigura kuri toni imwe. Hagize umuntu waba ushaka kuzigura kuri iki giciro ashobora guhita anyishyura kuri ya adresse yanjye, kandi na connectinze hano kuri Vertus nkabona toni coin yanjye imwe, nkatanga izi VAT token 100. Nje hano kuri create order nago biri bukunde, barambwira ngo insufficient balance. Kubera iki bari kumbwira ngo insufficient balance kandi nziko mfiteho VAT token zirenga 1000? Reka nisubirire inyuma ho rimwe.
okay. Reka tuze hano kuri missions. Sorry ndasubira inyuma ho rimwe, reka nongere nsubire inyuma. Nze hano kuri balance ngira ngo haragaragara mfiteho VAT token 1392. Ninkanda hano nkazikandaho uri kubona ko bari bunyereke balance ya token mfite, bakanyereka iziri available, bakanyereka nizo nemerewe kuba nabikuza. Bishatse kuvuga iki? Ntago tuzabikuza 100% token zacu zose, gusa ariko ni byiza n'ubundi kuko iyi project iri strong. Ntago coin niba listed cyangwa se iyi token, ubundi token na coin ni ibintu bibiri bitandukanye. Coin iba ifite blockchain yayo, nka buriya Solana ni coin, Bitcoin ni coin, BNB ni coin, Toni ni coin, ariko izi zindi zigenda ziba listed ku yandi ma exchange ziba ari token. Byumvikane ko nizi ni token, hazabaho VAT token, nago izaba ari VAT coin kereka iba ifite blockchain yayo. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Hanyuma kugira ngo tuzabikurize kuri exchange yizi, ni ngombwa ko tuza hano kuri complete all task. Niyo mpamvu navuze ko utaragera kuri final point urasabwa kuza hano kuri complete all task. Byumvikane ko guys, niba warakoze iyi project, ikintu uri bukore, reka nsubire inyuma mbikwereke neza. Tugiye kuza hano kuri VAT balance, tuhakande. Nitumara kuhakanda turaza hano kuri complete all task. Ngewe iyi nayikoze, ndaza no kuri flow Telegram. Kuko nabikoze no guhita nigarukira hano nkategereza bikaba pending, biraza guhita bikunda. Hanyuma make tone transactions nabyo ndakeka narabikoze. Muri video update meruka gukora ndi kukubwira kuri Vertus ku munsi w'ejo naberetse uburyo nakoze task zo muri web3, gusa bari batubwiye ko atari itegeko. Akambere karakunze, reka dutegereze naka. Na hano bari bavuze ko ari itegeko, ariko na hano ni ugukora transaction imwe, kandi ntago bashaka ko ngo wishyura toni yose, ntago bashaka igice cya toni. Nushaka wishyure amasenti 2 adashyitse no ku gice cy'idolari. Ingano yose ya toni uri bukorere transaction nta kibazo. Bavuze ngo make toni transaction worth any value, niyo wakoherezaho ubusa ariko bukagenda, ayo ni amahirwe yawe. Okay, reka dutegereze hano. Uri kubona ko birakunze kuko nge transaction narayikoze. Reka nsubire inyuma guys nitonze. Nujya gukora transactions ni ngombwa ko uri buze kuza kuri aka kantu kaga fresh gacuramye, hanyuma ukaza hano kuri Toni Connect. Nuza kuri Toni Connect urategereza witonze. Guys, nizere ko turi kugendana step by step. Niba uri mushya hano kuri uyu muyoboro mugari wacu wa YouTube channel How to Get Paid, kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza cyane 5 kuri 5. Ndabona byatinze, reka mbivanemo nongere nangire kugira ngo making sure ko buri kimwe wakibonye neza, kuko iyi project maze amezi 5 nyikugejejeho muranguha update. Ndakeka nyine nkuko nabivuze n'ubundi ari nge munyarwanda w'umubloga wayivuze iyi project, kandi nzi neza ko ari abantu bayikoze. Hari umuntu wayikoze neza cyane rwose ufitemo VAT point nyinshi cyane. Reka dutegerezeho gatoya reloading neza cyane. Okay, ndagaruka hano kuri collect, nongere nze hano kuri aka kantu mfateho manure, nongere nze hano mfateho manure. Hanyuma ndaza nari ngiye kukwereka uburyo uri bukore transactions. Ngiye uri kubona ko nakoze transactions, niyo mpamvu hano kuri total balance bari kunyerekaho 0.07 USDT. Nakoze na transactions inshuro 5 mwarabibonye. Ndaza kuri aka ga fresh, nze hano kuri Toni Connect makande negereze nitonze. Okay, ndabona bisaba gutegereza, gusa ndakomeza negereze nta kibazo. Guys, hano rero ndabona bitari gukunda, ariko iyo bikunze bahita bakwereka amafaranga ufite kuri Toni Kipa wallet address wa connectinze kuri Vertus, ugashyiramo wenda nka 0.01 Toni coin ukabyohereza. Gusa ariko ushobora no kureba video nakoze ku munsi w'ejo uburyo babikora, ndaza kuyisiga muri video description box. Impamvu hano nta kintu bari kunyereka wasanga ruko abantu benshi nyine bari kugerageza kubikora, nawe urasabwa kubikora. Gusa
ushobora no kuba waza hano kuri Vertus, reka dutegerezeho gatoya. Reka tuza hano kuri collect, twongere tumanure gutya mwereke uburyo bwiza bworoshye uri bukoremo transactions bitagiye kukugora. Nubundi uragaruka kuri aka gafresh nukazaho, uraza hano kuri copy. Iyi ni wallet address yawe ya hano kuri Vertus Airdrop. Uraza ukande hano kuri copy, numara gukanda hano kuri copy bakubwiye ko ibaye copied kuri clipboard, urahita ujya kunyandikira kuri WhatsApp, uyipestingemo, ujya hamwe bandikira uri kwandika kuri WhatsApp, ugakandaho umwanya ukarekura, ubona ijambo paste, unyoherereze 1,000 ndagukorera transaction, uhite ubibona hano kuri total balance yawe. Guys, ni ibintu byumvikana cyane, ndi hano kugira ngo mbafashe. Uranyoherereza 1,000, uze na hano kuri aka gafresh, sorry ho gato, uze kuri aka gafresh karagaragara neza cyane, ugakandeho, uze ukande kuri copy. Iyi address urabukoreye copy, urayima kuri WhatsApp, ndagukorera transactions iri worth of anything. Uhite ugaruka hano kuri VAT balance, uze hano kuri complete all task, urahita uze ukande kuri task, irahita ikunda. Ikindi kintu ni complete all sponsored missions. Reka tuze kuri complete. Impamvu bitari gukunda nuko hari task z'abaterankunga babo tutakoze. Tugiye gusubira inyuma. Dusubiye inyuma rimwe, dusubire inyuma kabiri. Tuze hano kuri storage. Ni tuza no kuri storage. Iyo ushaka kugira ngo ubone izi button zose ukanda kuri storage. Tuze hano kuri missions. Nituza hano kuri missions, izi task zose dutegeswe kuzikora. Izi task zose uri kubona ko hari 12 gusa, hari izo tutari bukore zose, nk'iyi ya Premium n'izindi zigenda zidusaba Premium version of Telegram account, turajya tuzihorera. Nk'iyi ngiyi twarayikoze ariko sinzi impamvu batatubwira ko yakunze. Reka dutegereze turebe. Guys, izi task rero kuzikora zose zigakunda, uri kubona ko bigenda bisaba umwanya. Wowe urajya ugenda uzikandaho, uri kubona ko finally ihise ikunda. N'izindi ni ukugenda uzikandaho gutya, ukamakinga sure ko wajoyininze iyo Telegram channel. Hano bari kudusaba ko twaba dufite Telegram Premium account, turayihorera twigarukire hano kuri Vertus, dukore izindi task zose mwizi zo gufollowinga anakiasi kuri Telegram channel zose tuzikore, dusubire hariya kuri complete all missions. Birakunda. Hanyuma nibikunda ejo cyangwa ejo bundi bazaduha update y'uburyo turi buclaiming VAT token zacu kuri exchange bazaba batubwiye. Guys, njewe ibyanjye ndakeka mbikoze, uri kubona ko bambwiye ko n'indi task ikunze. N'izindi task nukujya tuzikora gutya, nta byadanje guys, nta byadanje. Nuza kuri join bikanga, baka gusaba ko waba ufite Telegram Premium account, urabyihorera wigarukire hano kuri Vertus witurize. Bishobora n'ubundi gukunda atari ngombwa ko ufite iyo Telegram Premium account, ahubwo kuko wagerageje gukora iyo task uri kubona ko birakunze kandi ntago mfite Telegram Premium account. N'izindi task zose ni gutya uri buzikore zose numara kumakinga sure ko wazirangije, uraza gusubira inyuma, wongere usubire inyuma, uze hano kuri VAT balance, hanyuma uze hano kuri complete all task. Uri kubona ko nazazindi nari nakoze bibaye ngombwa ko bigaragara nkaho nazikoze, ariko kuzikora ni ibintu byoroshye cyane. No kujya ugacekinga hano niba wakoze transactions, nuza gusanga byavuyeho n'ubundi urongera kandi hano nago uri bwongere gukora indi transactions, biraza kuba bikunda neza cyane nkuko nanjye hano bigiye gukunda. Hano biba byakunze, reka dutegereze niryari. Gusa ndakeka bitazarenza ku munsi w'ejo ku itariki 10
bataratubwira uburyo turakiriminga VAT point zacu. Reka ngushimire cyane niba warakoze iyi project, gerageza n'izi step zose uzikore urebe ko wakemererwa kubikuza igihe cyawe kitazapfa ubusa. Wibuke uze kuma iriya address, iriya wallet address yo kuri Vertus, unyoherereze n'igihumbi kimwe cyonyine ndagukorera transactions. Ubundi amahirwe masa, reka tubonane mu bindi biganiro ndi kubategurira. Imana ibarinde, bye bye.